Ihema ry'ibonaniro cyangwa se tent of the meeting mu rurimi rw'icyongereza. Abakristo benshi badusabye kubasobanurira ibyari bigize ihema ry'ibonaniro iry'Imana yategetse Mose kubaka mu butayu nyuma yo kuva mu gihugu cya Egiputa. Muri kumwe na missionnaire Kiza Benjamin. Uyu munsi reka duse n'abatembera mu ihema ry'ibonaniro. Ihema ryari rishinzwe mu butayu ryerekeye burasirazuba. Ihema ryari rifite irembo rimwe gusa ryinjiramo. Amabara y'imyenda y'urugo rw'ihema yari afite ubusobanuro. Ubururu bwasobanuraga ubumana, papo cyangwa se move byasobanuraga ubwami, hanyuma umutuku wasobanuraga amaraso, umweru wasobanuraga kwera. Urugo rwari ruzengurutswe n'imyenda y'imyeru kandi n'abatambyi bagombaga kwambara imyenda yera. Ukinjira imbere mu rugo rw'ihema wahingukiraga ku gicaniro cy'ibitambo byoswa, the altar of burnt offerings. Abisiraheli batambaga ibitambo kuri iki gicaniro buri munsi bahongerera ibyaha byabo. Umunsi wa mbere batambiye kuri iki gicaniro, igihe batahaga ihema ry'ibonaniro, umuriro wavuye ku Uwiteka utwika igitambo. Uwo muriro wacanywe n'Uwiteka niwo wagombaga guhora waka ntuzime. Niwo kandi Nadabu na Abihu bene Aroni barangaye maze urazima, hanyuma Imana irabica. Amahembe y'igicaniro yagombaga kuba ameshejweho amaraso mu gihe cyose cyo kwezwa kw'abatambyi. Hagati y'igicaniro cy'ibitambo byoswa n'ubwinjiro bw'ihema ryera hari hateretse igikara. Imyenda miremire ikora hasi yabaga ikinze ahera. Abatambyi nibo binjiraga hera gusa, hanyuma hera hahera cyane hakinjirwa n'umutambyi mukuru kandi inshuro imwe mu mwaka. Aho hari hateretse ibintu bitatu, aho tuvuga n'ahera. Iburyo hari ameza yo kumurikirwaho imitsima, hagati hari igicaniro cy'imibavu, ibumoso habaga igitereko cy'amatabaza cy'izahabu. Igitereko cy'amatabaza cy'izahabu cyari gikoze nk'igiti gifite amashami cyangwa se amatabaza arindwi. Cyagombaga kwitabwaho na bene Aroni kandi n'amatara yacyo ntazime. Iki gitereko cy'amatabaza kirasa nanone n'ibitereko birindwi by'amatabaza Yohana yabonye byari bigose Kristo mu gitabo cy'ibyahishuwe. Mu ntangiriro za buri cyumweru, umutambyi yashyiraga ku meza y'imitsima imitsima 12 ihagarariye ubwoko 12 bwa Isiraheli. Yari ikimenyetso cy'amaturo y'ibiryo yaturwaga Uwiteka. Aroni yategetswe gutwika imibavu ku gicaniro cy'imibavu 2 ku munsi. Ni ukuvuga ngo Aroni yagombaga kuza imbere y'Uwiteka mu gitondo agacana imibavu, na kumugoroba akongera agacana imibavu. Mwibuke neza basomyi ba Bibiliya yuko imibavu ari ikimenyetso cy'amasengesho, ni igisobanuro cy'amasengesho. Nanone bishatse kuvuga yuko no mu gihe cyacu twari dukwiriye kuboneka imbere y'Imana byibura inshuro 2 ku munsi. Imbere gato hari ahera hahera. Umutambyi mukuru niwe wenyine winjiragamo kandi inshuro imwe mu mwaka ku munsi wo guhongerera ibyaha. Imbere muri icyo cyumba harimo isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano yari ifite abakerubi hejuru yayo bahuje amababa, naho imbere harimo inkoni ya Aroni, amategeko 10 n'urwabya rwa manu. Ibindi bitabo bivuga ko urwo rwabya rwa manu rwabikiwe ab'ibihe bizaza, ndetse ibindi bitabo bivuga ko mu gihe abera bazaba bageze mu ijuru bazahabwa kuri iyi manu, ndetse icyatumye ihishwa ari ukugira ngo nabo bazarye ku byo Abisiraheli bariye. Inshuro imwe mu mwaka umutambyi mukuru yamishaga amaraso y'ikimasa n'ay'ihene hejuru y'isanduku, ahongerera ibyaha bye bwite n'ibyaha by'ubwoko bw'Abisiraheli byose. Nubwo ihema ry'ibonaniro ryari riremereye kandi rifite ibice byinshi, ariko igitangaje nuko ryagendanwaga, babashaga kuryimura. Abatambyi bahekaga igicaniro cy'ibitambo byoswa n'isanduku y'isezerano, ibindi bigahekwa n'igare rikururwa n'ikimasa.
Ngiri rero bene data ihema ry'ibonaniro mwumva ryubatswe mu gitabo cyo. Nimba hari ikindi gice cyo mu byanditswe byera wumva udasobanukiwe wifuza ko twavuga muri video zacu zikurikira, ni karibu ushobora kubitubwira muri comment. Ariko se mu yandi magambo ihema ry'ibonaniro ryari rivuze iki ku buzima bwacu nk'abakristo? Icya mbere, ihema ry'ibonaniro niho Abisiraheli babonanaga n'Imana, bityo natwe dufite irindi hema ari ryo Kristo. Muri Kristo nimo Imana yaje igatura muri twebwe. Izina rye ni Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Bityo binyuze muri Kristo abantu twese twiyunze n'Imana, nuko tugera hera h'Imana. Twabashije kugera ku Mana, twabashije kwegera Kristo, twabashije kwegera amasezerano y'Imana. Umwenda wakingirizaga ahera cyane w'iri hema wacitsemo kabiri kugira ngo abizera bose bigerereyo. Nanone muri iri hema ry'ibonaniro tubona igitambo cyo guhongererwa ibyaha. Ntitugikeneye abatambyi bo kujya buri mwaka bajya guhongerera ibyaha byacu uko umwaka utashye, kuko igitabo cy'Abaheburayo kitubwira ko Yesu Kristo ubwe yabaye umutambyi akaba n'igitambo kizima Imana yashakaga kugira ngo tubashe kungwa ni. Imana iguha umugisha mwene data warudukurikiye. Niba ari ubwa mbere ubonye video zacu, turagusaba gukora subscribe kuri channel yacu ya Bibiliya TV, ukore share na comment. Imana iguha umugisha. Naho butaha wari kumwe na missionnaire Kiza Benjamin guturuka kuri Bibiliya TV.